bamufunge burundu yaramutemaguye yararenza kandi nanone umugabo wanjye yavuze ko azatema uyu mugabo wawe gusebwa gufungwa burundu impamvu angeze imihoro inshuro 6 angeze no ku murenge bawujyanye y'umuhoro mbangerageje kubona ifoto y'uburyo nshimiwe yatemwa zira ubusa ashobora kuzaza afite umujinya akatujyamo twese akadutema kuri akaturangiza ufite ubwoba ko nawe aramutse agarutse yazakwica ntabwo yansigaza wihanga ntabwo yansigaza umwana yapfuye azira ubusa ariko twebwe mu rugo nitwe tuzi ukuri kwabyo sinabera papa sinabera na mama kuko yari yarapanze ntago ari ibintu yafatiyeho yego nkabona njye nararangije kumubona mu mutwe ko asa nk'umuntu usa nk'uwahungabanye yego noneho nkabona kwa kabiri ari gukora ariko akajya pfa ku cyuma yari yashyizeho umukozi akagaruka nkabona mu mutwe si hazima ntabwo hameze asa nk'umuntu nyine ufite zigizaga mu mutwe ari ikintu yapanze kibi ngo nuko bageze hariya ngo uwo mugore wa papa ngahita acira isiri papa gutya papa ngahita asohora abantu bose umuntu uwo ari we wese wari uri mu nzu yasohoye uwo musore amutemagura imihoro myinshi cyane bambujije kugerayo bitewe nuko nkunda kurwara umutima ngo nindorere kugerayo umurwajije yarambwiye ati uhageze ukamubona waturushya nawe yabaye igisese cye yari umusore w'imyaka 25 ntazo namuha niyo wagera ute kumva yakorerwa iki ukumva yakorerwa iki yakorerwa iki aramutse adapfuye akabaho nuko umufasha mpaka apfuye genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona. Yes, reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza wowe tubana aho uherereye hose mu bice bigize igihugu cyacu. Nizere ko umeze neza cyane wowe uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali, wowe uri muri Afrika yose muri rusange, ndetse nawe uri muri ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Kugomeza kugubwa neza cyane we wakanze subscription ku Rugendo Online TV ndetse na Inside Rwanda Media. Urugendo ruracyakomeje, turacyakomeza kubashakira amakuru umunsi ku munsi, ntago twari twahagarara. Imbere ya kamera ni Emi Kabaka, naho inyuma ya kamera ni kuwundi. Uyu munsi wa none twazindukiwe mu karere ka Gicumbi, ahangaha mu mudugudu wa Kavumu, akagari ka Cyarubuye, umurenge wa Mutete, ari ka Nyarubuye, umurenge wa Mutete. Hari kuvugwa inkuru y'umusore bita Shimiyimana waje bamwita Shimiyimana Olivier, waje aturuka mu kagari ka Musenyi, umurenge wa Mutete, naho ni mu karere ka Gicumbi. Yaje ahangaha aje kuvura mu rugo rw'umumama twaganiriye ahanga. Yaje aje mu rugo rwa Niyonzima Alex, aje kuhavura kuko ngo uyu mwana w'umuhungu ashobora kuba papa w'umubyara yarageze kubaho umuvuzi, ariko papa we asiga amuraze nubundi bya bindi yakoraga. Aza ahangaha aje kuvura, aza muri rwa rugo rwa Alex, araza arabavura barakira, baza kumwishimira nk'umwana mu rugo, arakomeza arahaba akajya bafasha imirimo yo mu rugo. Ariko biza umugabaza kubona umubano uyu mwana Shimiyimana afitanye n'umugore we ndetse n'abana be, akeka ko ngo yajyaga aryamana n'umugore we ndetse akanaryamana n'abana be. Ahangaha rero mpagaze ku munsi wo kuwa kabiri, nibwo mu masaha y'ijoro hashyira isaha y'isayine z'ijoro, uyu mwana w'umuhungu niho ngo bamutemeye. Ngire ngo muri kubireba mu mashusho aha muri rigori, arabona ko amaraso ni yose, niho bamutemeye umutwe
barawucagagura nk'abacagagura ingeri, ngire ngo abantu bagiye bazi ibiti uko babicagagura, umutwe wose bashaka kuwukuraho, ugutwi bakuraho, uko bamukubita akaboko uko yagendaga gakinga nako kabaye igisenzegera. Hangaha turaza kugana n'abaturage batubwira, bamwe baravuga bati ushima Imana ntazabaho, abandi bati yapfuye, ariko abatubwiye neza na mama we washima Imana yatubwiye ko akiriho. Reka tuze kugana n'abaturage twumve icyo babivugaho. Amazina yanjye nitwa Ivete Mugabekazi. Yego. Mfite imyaka 22. Yego. Genda umwana wa Niyonzima. Ni nanjye mu rugo bavuga ko ubundi numvikana na papa cyane. Ndi umukobwa nge ndi imfura. Wowe imfura yo mu rugo. Nge imfura. Ndi mu rugo muri abana bangahe? Turi 3 n'umwuzukuru n'uyimpetse. Yego. Rero ngewe ikintu nta nubwo nakwirwa njya muri byinshi kuko numvishe bamwe basobanura kwabyo, ariko twebwe mu rugo nitwe tuzi ukuri kwabyo. Sinabera papa, sinabera na mama kuko na abantu bose. Yego. Uwo nshima Imana yaje ari umukiriya hariya. Umukiriya w'ikigage na trubo nyine inzoga zisanzwe. Yego. Noneho akazana n'abandi bana biwabo. Biza kugera nyine igihe papa aramubwira ati vayo ujye umfasha hano ku cyuma, ujya kunyishyuriza amafaranga ku cyuma cyanjye. Ni icyuma gisa cy'amasaka cya Dinamo cyacu. Mwari mubifite? Twari tugifite. Ubwo ngubwo nshimiye aramwubaha araza. Yego. Arabafasha. Bagezaho akajya abafasha, papa kamutuma kujya kwishyuza amafaranga y'icyuma cye, kwishyuza abantu nyine kuko asera abantu amafu ntibamwishyure uwo mwanya. Yego. Akamubwira ngo nshimiye ngo genda unyishyurize abantu. Yumva ari hariya niwe wajyaga kubishyuza, papa ari umwoherejeyo. Akajya kuzana amafaranga akayaha papa y'icyuma yakoreye. Nshimiye akagenda akishyuza bukira. Akaza agakomeza akabafasha, babana bakitahira, uwo nshimiye agakuma mu kazi kabo abafasha. Noneho bumaze no akajya ataha saa 4. Papa ageze aravuga ati uyu mwana utaha saa 4 ataha ipfiriya mu muhonongo bazamwicira mu nzira bikambazwaho kuko abari hano abaturage bose barabizi ko afashwe nk'umwana mu rugo, arahira aravoma, namwihitemo nk'umwana wanjye. Yego. Niwe wamwizaniye yamuhisemo nk'umwana we w'umuhungu. Nta muhungu tugira. Yego. Twebwe twabonye umwana w'umuhungu mu rugo turasa biri mirimo yose y'abahungu ni ngewe wayikoraga. Ako nabonye umuntu nanjye unyifashiriza ndamwikundira. Vuga nti umuntu unyahirira unyasiriza akavoma apo intazajya nyifashiriza. Yego. Ubwo aba yabaye nk'imfura yacu y'umuhungu mu rugo, tubana gutyo nta kibazo. Ubwo nanjye nkiruhukira uturimo. Yego. Byaje kugenda gute kugira ngo papa wanyu akeke ko shimiye gashobora kuba aryamana na mama wanyu ndetse namwe ngo mukaza kwiyongeraho? Okay. Ikintu cyabiteye, papa afite undi mugore wa kabiri yinjiye, umugore wagashira bake twa Rukundo hariya. Bavuga ko babyaranye umwana ariko ntago mbihamya, ariko biravugwa. Ni ibivugwa. N'ikimenyimenyi papa byamaraga kugera ku mugoroba akajyayo, yigeze no kurarayo, tumusanga yari mu gitondo abaturage barahari, tujya kumucyura yanga gutaha. Yanga gutaha aguma hariya ata saa 5. Yego. Hariya kwa gashira bake niho twamusanze. Ubwo uwo mugore babyaranye ngo umwana w'umuhungu. Kuko twe nta bahungu tugira. Yego. Yubahiriza icyo uwo mugore amubwiye. Kuko nyine bwo nimba mufite umwana w'umuhungu twebwe turi abakobwa, ngo nyine twaraciwe ntago mbizi. Mwebwe mwe nta kijambo mu gifite. Noneho papa akajya abwira abantu bose ngo ubite no mugore agashira kini wamubwiye ngo nguriya muhungu nyine ngo ngabangana n'abakobwa bawe ngo n'umugore wawe ngo umwana w'umuhungu aza mu rugo. Ngo umwana w'umuhungu aza mu rugo rw'umuntu w'umugabo. Kurubamo? Kurubamo. Ubwo nyine akamubwira ngo nagende ngamusohoremo ngamucyure ngo ntaga mushaka. Ariko byatewe nuko uwo mwana yazaga hariya twakoreraga. Abandi bana bakamukurikira, tukagira abakiriya benshi kurusha kuri uwo mugore. Ubundi niho niho ibintu byahereye. Yego. Ndagira ngo uze kumbwira wowe nyirizina uri mu rugo wari uhibereye. Ese koko tutabekeye ibyo bintu byarabaye? Ibiki? Byo kuryamana na mama wanyu ndetse na mama n'umukecuru imyaka 45. Yego. Kugira ngo ibyo bivugwe ni umugore wagashira bake wabanaga na papa washatse kubateranya. Dufite imitungo myinshi. Mbese nyine yaseye nk'ugira ishyari ry'imitungo dufite, kandi
nuko n'abakiriya bazaga bakurikiye uwo mwana yazanaga n'abana benshi tukamurusha abakiriya aho niho byahereye ko baturage bavuga ko hari umunsi mama wanyu yaba yarafashe akabwira papa wanyu ko agiye i Kigali ndetse nashimiye akavuga ko nawe atembereye bakaza kuhagerera rimwe papa wanyu bakavuga ko bashobora ko yamenya amakuru ko bagiye kuryamana i Kigali icyo gihe byarabaye mama ajya Gaseke nshimiye nawe yaragiyeyo ni na papa yazaniye agasaha mama muzanira buri kimwe cyose n'igikapu baragenda bahageze saa 8 z'ijoro zamanywa mama yisa nazana abantu baramubonye nicyo gihe papa yisa atangira kugira nyine imijinya myinshi nshimiye bamukura mu rugo ariko ibintu byose byabeye kubera nyine ishyari riri hagati y'abagore babiri abakeba yego ko amakuru amwe bari kuvuga ko hari murumuna wawe ushobora kuba ari ku ishuri shimiye nawe yateye inda ibyo barabeshya murumuna wanjye ari mu rugo ntabwo agiye ku ishuri kubera ibyo bibazo asa nyine natwe tumeze nta nubwo yariye kubera ibyo byose twabonye ariko nta ndafite mwana muzana mukanamupima ari mu rugo nta kibazo afite yego niki cyateye nkamwe bo mu muryango niki kintu cyateye kuba papa wanyu yaratangaga ikibazo mu nzego yabo ubuyobozi bukabatandukanya ariko mwebwe mukanamba kuri shimiye akagaruka mukamuha karibu ntago twebwe nshimiye yigize agaruka baramwirukanye bitewe n'icyo kibazo nshimiye aguma iwabo n'ubuyobozi burabizi amaze kuguma iwabo papa hariya ni kwa Ndeyi na Ndeyi arabizi yagiye kwaka nimero Ndeyi ngahamagare nshingo namuhe nimero ngavugane na nshimiye ngaza musaba imbabazi ngo yamubereye umwana mwiza aramubeshyera Ndeyi arabizi n'abandi bagabo bari hariya nahiyo yari impamvu yo kugira nshimiye agaruke bamwicewe n'umugore bagashira bake bamuziza yuko yazaga akurikiwe n'abakiriya benshi yari ari iwabo papa aramuhamagara barahura amusaba imbabazi amaze kumusaba imbabazi nshimiye arongera arisandura avuga ati jya winywera nta kibazo tubohokane narakubeshye ariko tubohokana aba nabagabo yego ubwo we n'umugore bagashira bake bari barishyizemo kugira ngo bazamwiyegereze nibarangiza bamwice yego ku munsi wo kufatwa kwa shimiye agakubitwa Jobe Bukati ku munsi wo kugira ngo shimiye akubitwe ni umunsi wagenze gute ese shimiye yagiye gutemagurwa na papa wanyu sangahe byagenze gute murakoze ubundi papa mu gitondo ninjye bundi yakundaga kubwira ibintu byose papa kuko nageragezaga kumwiyereka nk'umwana mwiza nubwo ibyo yakoraga nabibonaga nkabwira ntiri ku papa ibyabaye ni abantu bakugiye mu matwi yumvisha amabwire mabi umugore we yubaha kubera mufite umwana w'umuhungu si umugore mwiza urumva bakeba ntago babana neza akamwumvira cyane namubwira ati papa ibyo wakoze si byo nubwo nshimiye bavuga ko amusabye imbabazi mba mbona ukimufitiye umujinya w'ubusa arangije arambwira ngo mvive byabikubwiye kwa kangahe kwa kabiri mu gitondo ninjye yabwiraga ubundi ninjye twumvikanaga cyane ati vereka nkubwire ibyo nakoze narabikoze nshimiye namusabye imbabazi namwe nkeneye kubasaba imbabazi nimba ubwo butane mu bwihorere mureke ntago nge nkeneye ko gutana namwe nta nabandi bantu nabona bameze nkamwe yego naramubwiye ntero papa sinajya muri mwebwe ngo mvuge ngo mureke gutandukana cyangwa n'ibiki uzavugishe mama ariko bikaba numva amakuru bavuga ko ngo yaravuze ko ngashaka kwegereza mama ngamutemeshe majagu mu murima bari kumwe ngamutabemo ibyo nibyo wumvaga nabyumvaga ntago mbizi yego ubwo ngubwo mu gitondo arabyutse arambwira ati niba ari n'uwo muhungu nta kibazo namusabye imbabazi no kugaruka mu rugo nimushaka ko kagaruka nta kibazo azagaruke naramubeshye namusabye imbabazi byararangiye mu gitondo kuwa kabiri igihapfa niko yambwiye ntabwo rero papa ntago umuhungu yagaruka waramuhamitse cyane waramubeshye cyane nubwo amusabye imbabazi ntago yagaruka aha hantu n'abantu ntago babyemera n'ubuyobozi nibwatuma agaruka bitewe n'ukuntu byagenze papa arambwira ngo ngo nta kibazo ngo uze kuza gufata agasururu winywere naraje yaramuhamagaye umunsi ahamagara uwo muhungu ntago mbizi yego kuko nundi bari barasabanye imbabazi kera yaraje zaga akitembera mu isoko nta kibazo wakiwe ibyo yabimubwiye kwa kabiri ninjye yabibwiye mu gitondo ubundi papa ajya ku isoko arakora ariko nkabona ari gukora asa nk'uhubagurika mu mutwe ni ibintu yari yarapanze ntago ari ibintu yafatiyeho yego nkabona njye nararangije kumubona mu mutwe ko asa nk'umuntu usa nk'uwahungabanye
noneho nkabona kwa kabiri ari gukora ariko akajya apfa ku cyuma yari yashyizeho umukozi akagaruka nkabona mu mutwe si hazima ntabwo hameze asa nk'umuntu nyine ufite zigizaga mu mutwe ari ikintu yapanze kibi njye narabibonaga ariko ntabwo nari kugira ngo mvuge ngo apanze ikintu kibi ntabizi yego nari mpari ndanagaruka kuko nari namubonye nahaje kabiri yego nkajya mbere binakora nkabona sibyo ariko nkatuza byabaye kwa kabiri mbibona neza ko ari umupango yapanze kandi yawutegetswe n'uriya mugore gashira bake ni ibintu bapanze kuko ngo nshimiye yanze ngo yazanaga abakiriya benshi shimiye kuwa kabiri yageze mu rugo kwa kabiri ntago yigeze agaruka mu rugo yazaga mu isoko gusa yego yaraje aza ku isoko hano nkasanga ntago nzi amasaha kuko ntago ntabwo namubazaga ngo iki wazabi yego ubwo nibwo bamubona njye ntago nda kuza mu isoko nzayo nko ku kagoroba nkitahira yaraje akora nk'ibisanzwe ko yanywaga aho ngaho natwe turi mu rugo ndaza njyewe sinigeze mvuga ngo nshime nta kibazo twagiranye twarahoraga nkamusuhuza tukaganiraho gake mu nzira nkigendera ntago ngo yari musaza wanjye ariko nyine twari twaramwimshemo nk'umwana mu rugo ku buryo nta munyuraho ntamusuhuje ubwo ngo rero amakuru numva ngo yaraje aranywa amaze kunywa bigeze nyuma umugore wagashira abakenga aramuhamagara niko mbyumva ntago nigeze mbibona ariko ayo makuru niko ngewe abantu nyine ngenda numva nije nicira nk'ahantu wo mu kabari nkumva baravuga abantu nyine bavuga ngo umugore wagashira abake yaramuhamagaye ngo naza mubwire uwo mugore wa papa wa kabiri nyine ahamagara nshimiye ngo naza mubwire amaze kumuhamagara nshimiye yaraje ajyayo ngo barasangira papa nawe yaragicuruje aha iwe hano noneho ngo harimo abakiriya benshi nshimiye ajya nyine yari yarisanzuye ajya kunywera kuri uwo mugore ngo noneho ageze aho ngo uwo mugore aramubwira ngo ariko nshimiye ngo tugende tujye kurya inyama kwa Safari ngo baragiye bararya bakase gutya ngo uwo mugore ngo yitacira isiri papa kwa Safari ubwo ni kwa papa we oya ni hariya nahandi hama restaurant niko mbyumva ngewe ngo nuko bageze hariya ngo uwo mugore wa papa ngo yitacira isiri papa gutya papa ngo yitasohora abantu bose umuntu uwo ari we wese wari uri mu nzu yaguha makuru ko papa yasohoye inzu yose yuzuye abakiriya hari nkasanga icyo gihe ntago nzi amasaha niko numva makuru ngo yabasohoye inzu yuzuye abakiriya n'abari bakuri kumwe inzoga arabasora avuga ngo muzanyishyure ejo uwo mugore amaze kumucira isiri nibwo ngo papa yasohoye abakiriya bose ahita ajya kwa gashira bake baragenda bagumanayo kuko bari barinze n'uwo musore ahari n'uwo mugore barangije ngo nibwo ngo papa yasohoye uwo musore amutemagura imihoro myinshi cyane mbese sinabona uko mbivuga njye nabonye amafoto ye ntago ntabona uko mbivuga n'imihoro myinshi cyane yamutemye nkasanga uze kwihangana isaha rero njyewe na telefone yarampamagaye nijoro nka saa tatu z'ijoro numva baravuze ngo wa muhungu ngo kera wabaga iwanyu ngo baramwishe ndavuga nti se ninde umwishe ngo ntago tubize ngo amakuru niko tuyumvishe ubwo naratuje nyine mbibwira mama kuko papa yabagukwe tukabukwacu umurenge niko wamutegetse kugira ngo amezi 6 ashire dutandukane kubera uwo mugore wagashira bake washakaga kugumana na papa twebwe tudahari ngo agume mu mitungo yacu baguhamagara ntago wigeze usohoka ngo ujye kureba nijoro kandi mfite umwana ntago nigeze nza ngo ndebe nararyamye ndavuga ntubwa makuru turaza kubimva mu gitondo yuko byagenze ko hari ibiri kuvugwa ko uyishimiye ashobora kuba yitabye Imana nibyo koko ntago nari nabimenya reka tugushimire urakoze cyane yego mama byagenze gute kugira ngo shimiye Imana aze kuza mu rugo rwawe umurutisha umugabo nshimiye ntago yaje mu rugo nshimiye ni umwana w'imyaka 23 yaje ari umukiriya azanye n'abandi bana nshimiye araza ahageze kuko yari yazanye n'abandi bana abakiriya baba benshi wiwanjye niwe wamubwiye ati nshimiye kuko yari umwana w'inyangamugayo haguruka uzufatushe uyu mukecuru muri kontwari nshimiye agahaguruka akaza akamfasha ubwo nshimiye nuko nguko yaje noneho aba bana bazanye nawe bakaza gutaha
abandi bana bakinjira ngewe iwanjye abana b'abasore benshi kubera aho yuko mfite abakobwa b'inkumi kandi urumva nyine aho abana bakunze niho bajya. Yego. Uwiwanjye umugabo wanjye akamubwira ati nshimiye dore burije kandi abandi bana batashye. Yego. Vaho tujye kuryama batazakwicira mu nzira kuko nshimiye ataha mu mashyamba. Ibyo ni umugabo wawe wabimwibwirira? Umugabo wanjye niwe wamubwiye ati vayo ugenda uryama uzatahe ejo batazakwicira mu nzira. Ntabwo ari njye wamubwiye ngo naze. Yego. Ubwo yarazaga akarara mu gitondo umugabo wanjye akajya kwahira nshimiye akajya kuvoma kuko mfite abana bangana na nshimiye ku saa sita nshimiye ntigeze asigara mu rugo tukazamuka n'umugabo na nshimiye. Yego. Akaza bakanywa agacupa bakundaga gusangira nshimiye agataha. Uko niko nshimiye yaje mu rugo iwacu. Yego. Ubundi urugo rwanyu we n'umugabo wawe mwari mubanye gute? Shimiye ataraza, Shimiye wagezeho agateza impagarara mu rugo, umugabo akaza kujya akajya kuba mu gikoni ariko mwebwe mukaguma mu nzu nini? Umugabo wanjye ntabwo yagiye kuba mu gikoni. Mfite umukeba wanjye ubana n'umugabo wanjye umugore wagashira bake. Yarazaga akareba mu kabari kanjye akabona mu nzu harimo abantu benshi. Noneho kuko bazaga ngo akagira ngo baje bakurikiye nshimiye kuko babaga ari abana b'abasore. Aravuga ati nshimi uzaze nanjye unsure. Nshimiye yaramubwiye ngo azajyayo. Umugabo wanjye arongera arazara noneho arazara mwibwirira ariko wundi wa kabiri ati nshima ati mama Natore yavuze ngo kuwa kabiri uzamusure ngo ujye kuwa kabiri hano iwacu ku wundi wa kabiri ugi wanjye iwe. Nshimiye aravuga ati ntago najya njyayo. Nshimiye yari umwana uceceka utavuga ati ntago najyayo. Aramuko umugore wagashira bake n'impagarara zose zishoboka. Yabwiye umugabo wanjye ngo kubera iki nshimiye wamubwira ngo ageza kuwa kabiri wanjye naho hari ajyayo niwawe ajyayo nanjye nibonera abakiriya nk'abandi. Nshimiye akanga akavuga ngo ntago yabishobora kujya mu bubari bwinshi. Aragutegeka uzamwirukane. Kuvuga ngo naryamanaga na nshimiye ngo n'abakobwa banjye ni urwitwazo umugabo wanjye reba nawe ni mukeba. Hari n'igihe agendaga nubwo afite umugabo akagenda akarara mu kabari kawe n'uwo mugore bugacya. Ndi hani kavumu byarabaye muri abaturage murabizi. Ubwo ngubwo nuko cyo byagenze ni ishyari rya mukeba wanjye. Ntago ndi umukecuru imyaka 45 ntago ndi umukecuru uryamana na nshimiye. Hari bamwe mu baturage barahangaha bari kuvuga bati babona gufitenya umubano mwiza nashimiye kuko ngo hari n'umunsi wabwiye umugabo wawe ko ugiye Gaseke ni Gaseke nashimiye akavuga ko agiye Kigali ariko mukaza gutahira rimwe iryo joro hakaza kuvamo kurwana umugabo wawe ngo mukamwana namukubise. Ndagira ngo bitwibwirire nkawe nyirizina nkawe wari uhari uduhukuri kwa nyawe. Wenda nuko umunyamakuru wa mbere ibyo ntabimubwiye kuko numvaga ntacyo bimaze kuko mbese numvaga ibyo ngibyo ntacyo bimaze byambajije nibyo namubwiye. Yego. Nshimiye uwiwanjye yagezaho aravuga ati umwana udufasha ntago tuzi wabo kandi uriya mwana aritonda aradufasha pe. Reka tuzajya iwabo tumurebe. Mujye gusura iwabo. Umusinywe inzoga ngewe kuva navuka. Umugabo ragiye ajya kuri depa afata ikesi afata n'ijerekani y'ikigage hajya gusura wa mwana umufasha gucuruza. Ngewe nagiye mbaririza singira telefone ngewe umugabo wanjye yambuje gutunga telefone akinshaka. Umugabo akigushaka kubuje gutunga telefone zicyaduka ubu sinzi no kwandika izina muri telefone. Motorora zicyaduka. Ngewe ni gucyo byagenze singira telefone kandi nshimiye n'umwana mutoya. Nuko turagenda turamusura. Tumajije kumusura twaratashye tuza mu rugo n'ubundi afite mukuru we bangana. Tuza mu rugo umwana akageza gucyo agataha agera igihe akarara. Noneho ibyo byo kujya ngo turajyanye. Umwana yaje ari mu mibyizi uwanjye amuhamagaye hahiye urwagwa. Aravuga ngo ntago yarunywa adahari. Ibyo ni umugabo wawe wabivuze. Yivugiye. Aramuhamagara.
ati nshimiye uze kuza ku mugoroba byari kuwa 4 ndutari uruhari yego umwana yaraje urwagwa baratarura bajya muri saro baranywa turazamuka tuza hano ku isoko bazana akantu baranywa umugabo tutashye ku mugoroba avuga ati ndabona inzoga igufashe sha tumanuke baramanutse tujya mu rugo noneho njyewe nari maze iminsi ndwaye njya kwa muganga ngiye kwa muganga bampa imiti habonekamo ibura ubwo ntabwo nari nzi ko nshimiye ari bujye Kigali yego uwiwanjye akabazi yuko nubundi ndajya gushaka imiti muri farumasi Kigali oya Gaseke muri farumasi sinari impazi ubwo mu gitondo twumva umwana kuko urumva yaragabwarara arimo gukaraba agiye kudaha amazi mu kigega ngo arimo gukaraba amaze gukaraba yaraje arasuhuza TV ati mbaye ngiye i Kigali hari utuntu ngiye gushakayo umwana ntiyarazi ko ndajya Gaseke yego uwiwanjye aramuga ati shahu rero rinda uyu mukecuru agiye kureba imiti ku Gaseke nta nubwo ahazi dore nge nibera hano Kavumu aho farumasi iri ntahazi nugera muri gare byo n'umugabo wawe wabivuga byivugiye nari njyamanye n'umugabo wanjye ni ugera muri gare uvemo umunyerekere farumasi yego nshimiye twageze muri gare ku Gaseke avamo aragenda nyereka kuri farumasi imiti ndayibura maze kuyibura nshimiye avuga ati ubwo yibuze nge mbaye manutse ndavuga ati rero ngo nta kantu yaragiye kureba ngo Nyabugogo ngo ariko agahita azamuka nge sinari nzi ko ndatahana na nshimiye kuko ngewe imiti nari nyibuze fata amafaranga nari kugura imiti urumva byari kuwa 5 nandi yampaye yo kureba utwenda tw'umwana njya mu isoko naragiye ndareba imyenda y'umwana n'utundi ndataha njya muri gare ndahagarara ntegereje imodoka mbona imodoka ivuye i Kigali iraparitse mbona ntusanya ngo nurere ya modoka ikomeje ibyumba mbona nshimiye avuyemo arambwira ati se waje gutega ntiyego ati ngewe rero tega utahe ngiye kwishakira ibintu mu isoko nimba utashye genda ati ariko ndi bunyuri wanyu ati cyagihe ati hari akantu nahibagiriwe uri bunyuri wacu ati ndi bunyuri wanyu yewe nk'umwana uranyuri wacu kuko numvaga ari umwana wanjye yaraye mu rugo n'umuraga bwaza yewe nkireka nze tujyane mu isoko gatoya nta n'ikintu nta n'amazi nari nanyweye tujyane mu isoko gatoya nuko dutege dutaye isaa 8 nari ngeze mu rugo zamanywa areba kuva Gaseke dore dutaha hano tuvuye ku Gaseke zamanywa nashimiye twaraje tujya mu rugo twageze dusanga umugabo yaje hano gusya ku cyuma zira nkumi zanjye zirahari pe hageze ndavuga ati ndazamutse ngiye gufasha umusaza narenze ko n'ubundi umusaza naraje ndamusuhuza wiriwe muzehe ati yego ndazamuka nza gucuruza yego ndagira ngo tuze kwihuta yego muri iryo joro ngo ushobora kuba wowe ubwawe shime yaraserereye n'umugabo wawe aho ati ko mutajyanye gute mugarukanye mutari mwagiye muri gahunda zimwe ariko ngo iryo joro bikaza kuviramo umugabo wawe kuba yaranakubiswe ubifatanyijemo na shime umugabo wanjye ntiyigeze akubitwa abaturage bavuga ko yakubiswe yarakubiswe se bari bahari ko twatashye tukajya mu rugo twaratashye tujya mu rugo bajya kunywa n'urundi rwagwa tugeze mu rugo kubera ko n'umuntu yari afite gahunda uwo munsi nabwo byari ku itariki 29 byateye ari kuri 30 yari afite gahunda na muke wanjye yuko n'ubundi ngewe agomba kwirukana nshimiye mu rugo nge ntabizi umugabo aravuga ati nta nubwo ageze ambwira ko ndaryamanye na nshimiye yaravuze ati Maria ntingwino nkubwire ndagenda haguruka muri saro ati kingura icyumba yego kingura icyumba maze gukingura icyumba afata agana haruguru afata umuhoro iryo joro nta gutongana nshimiye nawe yahazaga ko kagwa ndavuga ati se ko ndabufasha umuhoro yego ngo ndavuga ngo kingura icyumba nkutemeremo ari umugabo wawe kwibwira ntiyewe we ntivete we ntuzi ko yafashe umuhoro yego
ubwo n'ubundi Nshimiye yaraje n'Ivete araza umuhoro barawumwatse barawujugunya yego bawujugunya inyuma y'urugo aravuga ati mureke njyewe mukubiti yego nturanziza iki nakoze iki ubwo ngubwo nta mirwano myinshi yahabaye baramufataga ni n'inzoga zabimuteye baramufataga yabacika bakamufata umwana muto yaragenda ajya kubwira abantu baraza basanga hose harakinze basenya urugo Nshimiye aranga ati oyaviye nimba ari n'umusa tuza baramufata umugabo wanjye nta muntu wigeze amukubita usibye nyine ibintu byo kugira ngo wenda mukeba wanjye nyine yari yaramuntamitse nta muntu wigeze amukubita Ceyimana yarahageze asenyesha urugo yaraje aramubona mama ndagira ngo uze kumbwira niki kintu cyateye kuba inzego z'ubuyobozi zanyu ahangaha muri no mudugudu ndetse nizivuye hejuru baze kubunga Nshimiye bamwirukane ahangaha muri izi karitsiye ariko mwebwe mu munambeho ajya garuka mu rugo ntago yagarutse mu gitondo cy'uwo munsi ku itariki 29 nibwo twaje hano mu isoko tuvuga uko byagenze umugabo ati sinshaka Nshimiye ariko nijoro Ceyimana yari yamubajije ati kibazo ni Nshimiye ati Nshimiye ninjye wamwizaniye Ceyimana arahari mu gitondo tuje aha ati kurabizi nje ntago nshaka Nshimiye mu rugo rwanjye yego jewe naravuze ati Nshimiye ntacyo muziza ariko nubundi nagende agenda asubira iwabo nimba ikibazo yaba Nshimiye n'abana rwose ntago yagarutse iwanjye navuze ati umukecuru imyaka 40 n'ingahe nagende nje nta nubwo nibazaga ko umugabo wanjye yambeshyira ngo ndyamana na Nshimiye n'abakobwa banjye bakaryamana nawe wigeze wanabitekereza wamugirira ariko ayo namahana tabaho iwanjye hankwereye abacunda hankwereye abasore baragiye bashaka niyo mpamvu nasabye divorce n'uwo mugabo wanjye nta namahana tabaho ntago ndi umubyeyi uryamana n'umwana nubwo ngubwo impamvu umugabo bavuga ngo aba mu gikoni ngo tukaba mu nzu nini twagiye ku murenge tugeze ku murenge Edimenti ni wabavuze ati mufite inzu zingahe tufite inzu ebyiri baramubwira ati kugira ngo muzajye mu rukiko mutandukane umwe najye n'undi ajye ukwe mutazicana bamuhaye inzu yo ku isoko bati genda ube mu nzu yo ku isoko nta bana mu isoko niyo nzima abana bagiye mu rugo n'umugore babona uko biga bafite amahoro n'umutekano kuko ibyawe bageze aho bumva ukuri kuko ibyawe turumva bituyobeye mama ko bamwe bavuga ko Nshimiye ashobora kuba hari igihe yajyaga abwira umugabo wawe ati umupfubuzi arahembwa ubwo yapfuburaga iki ngaba mu isoko Nshimiye yaragiye ntiyagarutse usibye ngo umunsi umwe yaje akicara hariya harera Imana nyiririya nzu umugore yararimo Nshimiye ngo yaraje yicara ku ibaraza je nari nibereyemo hariya icyo gihe nta narwo ne namubonye uwi wanje umukozi we ababonye Nshimiye aragenda ngo aramubwira aho yasyaga ku cyuma ati mbonye Nshimiye uwi wanje aramubwira ati je ndebere ko ari we ugure Norris aragenda ngo arayigura aramubwira ati ndamubonye niwe pe umugabo wanjye arazamuka yinjira kwa Harera Nshimiye yari umwana utajya upfa kuvuga avuye kwa Harera aramwendereza mukuri ingofero mu mutwe amaze kumukura ingofero mu mutwe Nshimiye ntiyarwanye nawe bwarakeye Nshimiye yagiye kumurega amureze nibwo yamubeshyeye ngo yamubwiye ngo umupfubuza ahembwa ngahe akaba ari umugabo ufite amafaranga hano mu isoko haba banywi urubanza rwagiye kuba yasengereye ngo baze kuvuga ngo yavuze ngo umupfubuzi ngo ahembwa ngahe Harera Imana nyirinzu yamanitse akaboko ati ntabyo yavuze ahubwo amwiyenzagaho ni nawe ushinzwe umutekano mwantuza mu murenge wose ni wo kuri inkera gutabara bamwe ko bari kuvuga ko hari umwana wawe ushobora kuba utwite ngo yaratewe inda na Nshimiye nibyo koko cyangwa Nshimiye ntiyigeze akora icyaha cy'ubusambanyi wanjye abana banjye ni bazima bageze aho bajya ku ishuri babaza delegiteri bati umwana wawe umwana wo kwa Niyonzima mezate umwana wo kwa Niyonzima delegiteri yababwiye ati umwana wo kwa Niyonzima hagerera igihe umwana wo kwa Niyonzima ntabwo atwite ibyo kuvuga ngo irwana na Nshimiye ntibiriranwa umwana nitwe tumwifitiye ibizaba muzabitubaze umwana wacu agira amanota meza hano hari umwana umwe witwa Tewoni avuka inahangaha
bagerageje no kubimubaza aravuga ati ntahana n'abanyeshuri umwana arataha akajya mu rugo umwana wanjye arataha akajya mu rugo ariko noneho umugabo wanjye kubera kugira ngo ashake icyaha kuri Nshimiye akajya avuga ngo yageze ku ishuri ngo ntago yigara aryamana nawe ngo mu mashyamba deregiteri akavuga ati umwana wanjye kwahaje umunyeshuri kwahagerera igihe niyo nzima ni nayo mpamvu natse divorce narebye mu mutwe w'umugabo wanjye mbona arimo kuvuga ibintu bitigeze bibaho bitazanabaho nta n'umubyeyi wabikora ntago bishoboka byagenze bite kugira ngo ku munsi wo kuwa kabiri umugabo wawe ategure umupangu wo kuba yatema Nshimiye Nshimiye bamaze kumwirukana yaragiye agumayo muri kagari ka Musenyi ntiyongeye kugaruka n'umwana witonda noneho umugabo wanjye ngo ajye inama n'uyu mugore mukeba wanjye barera gutwara umugabo mukeba wanjye ngo bagiye inama ndereye Imana ngo niwe ngo wahatanze nomero za Nshimiye niko amakuru ambwira atitanga sinari impari umugabo wanjye aratangira ngo ajye ajya gusenga kuva yanshaka ntarajya gusenga kuva yagushaka narajya mu rusengero yarakajya gusenga nacishaga amanjye nkajyayo ariko we ntago yagiye ubwo nubundi yagiye gusenga ashakisha uburyo azabona Nshimiye kuko ntiyarakiza hano yego umugabo aragenda akankabona arakarabye none hagiye gusenga pe arangije ngo ajya kwa Ndereye Imana aramubwira ati umpe nomero za Nshimiye ndaramuhemukiye ndashaka kwiyunga na Nshimiye Ndereye Imana uburyo yatanze nomero za Nshimiye bakamuhamagara akaza kwa Ndereye Imana akiyunga n'uwo mugabo akamubwira ko yamuhemukiye umugabo ati ndashaka kukubohora nsigaye nsenga umaze wigarukire mu santere y'Ikavumu nta kibazo Nshimiye rwose naraguhemukiye mwana wanjye warankoreye nta kutagize ubwo ngo amuhaye ati mbabarira narakubeshyeye Nshimiye ngo nuko yagarutse mu santere y'Ikavumu kuwa kabiri waramubonye ibyo bintu amutema kuva kuri umunsi wa Nshimiye rero kubera agahinda nagize ko kumbeshyira ngo ndyamana na Nshimiye n'abakobwa banjye ngiye maze igihe kinini ntagaruka muri iyi santere naragenge mu rugo ntinda umubyeyi w'imyaka 45 Maria ndatashye ngiye mu rugo maze imyaka 25 ku musozi wa Kavumu uburayi umubyeyi uhari na hano ntago mbuzi ntago nariherukagamo nagize agahinda nakanande vorose yuko amugaba mbeshyira ko ndyamana na Nshimiye n'abakobwa banjye bakaryamana nawe rwose babigenje neza abantu rupapuro nzajya mu rukiko ntandukane nawe yarambeshyeye birambabaza kuwa kabiri se Nshimiye wabarigeze umubona aza muri no sanire naragenge mu ntago nigeze ngaruka mu isoko kuva Nshimiye yagenda nanjye nahise ngenda ndavuga ati ibi ntibibaho umugabo wawe se yigeze aza mu rugo kuba yaza gufata umuhoro yamutemesheje umugabo wanjye iyi nzu bari bamuhaye yarayanze Edime ntiyamubwiye ku isoko aranga ati ntawe uzankamira inka nkiriho ati mu rugo hari amazu menshi nubwo mva ngo yagiye mu gikoni babisabye ku murenge baduha urupapuro rwo kujya mu rukiko nuko ubwo ati mu rugo hari amazu menshi ati nzagenda njye mu nzu imwe ati nibo bajye mu yindi ati ntacyo nzabatwara ariko nikamira inka ati Maria ufite ikibazo icyo dushaka ni amahoro abanyeshuri bakabona amahoro n'umutekano bakabona ubujya kwiga dore bamaze icyumweru batiga naduha amahoro azigira muri iyo nzu ubu abayobozi baratubwira bati niyo nzima ngaho genda muri iyo nzu nimba wanze kujya mu yo ku isoko ujye wikamira inka kuwa kabiri ubundi yarazaga ku irembo harakinze nkumva akinguye urugi arinjiye bwakeye ntawe utashye uno umunsi kuwa kabiri twabaga twashyizemo vero agakomanga cyane nge naranabyukaga pe nubwo yabaga gucyo abayobozi baramushyize uko nande ndi ukwanjye narabyuka nkamukingurira nkagaruka mu nzu nawe akagenda akajya ukwe dushaka ko twabona amahoro ariko kuwa kabiri ntago yayigeze agera mu rugo amakuru we wayamenye gute yuko yamutemye amakuru ye nayumvishe mu gitondo ariko atari mu gitondo cyane nijoro nibwo nagiye kumva numva abantu baraje barakomanze ndabyuka ndakingura bona nicaye Imana n'irondo bati dushaka niyo nzima sangahe byari nka saa 6 z'ijoro dushaka niyo nzima yego ese yahageze ntababwira ati ntago nigeze numva kukingura ariko reka nkingure hano turebe wenda ko yabakinguye numva nasinziriye dusanga ingufuri cyari ariko ntago nigeze numva kingura ku munsi wo kuwa kabiri uwo munsi atigeze aza kurara mu rugo ko umukobwa wavuga ko yari yaraye kuri uwo mukeba ngo mwagiye mukanahamusanga kuko nibyo ngo ni mbere ariko mbere hari umunsi wo kuwa kabiri yaje arara hano kwa Gashira bake ku muri uwo nguwo mukeba wanjye ararara buracya turamubura abakobwa bati tugiye gushaka papa
barandabuje nsigara mu nzu hariya natagira umuntu mbona ngo nagiye gushaka umugabo baramushaka babaza umuntu ati nta papa tuboneye ko twamubuze ngo ari kwagashira bake bagiye basanga yicaranye n'uwo mugore kwagashira bake nuko byagenze abaturage bari bahari ariho yaraye. Mama nk'umubyeyi bigusigira irihe somo nkawe byabayeho mu rugo niyihe nama utanga ku bandi bantu bubatse cyangwa se umwana ukiri mutoya ariko ejo uzashaka? Inama natanga sinabwira abana ngo banga abantu, sinabwira abana ngo bajye baca ku bandi be kubasuhuza. Dore ubwo niyo mpamvu n'abana banjye n'uyu munsi anyirukanana nabo kugeza ubwo tugiye mwacu. Baravuze ati turi abana ntabwo tuzaca kuri mugenzi wacu tutamukoze mu ntoki. Bamusuhuza umugabo yabimenya ntawe aryamagana nyina tukarara mu gasozi. Ikintu cyo kubwira abana ngo mujye muca kuri mugenzi wanyu ntagire umukora mu ntoki ngo zamusenye yangiye ahabari cyarananiye. Inama nabagira bagira urukundo ariko nanone ibyo kuvuga ngo umwana yaryamana n'umuntu w'imyaka 45 ntibibaho. Ntago bibaho, nta n'umubyeyi muzima ufite ubwenge cyo ko na wenda ndi umusinzi kuva nge navuga sindanywa inzoga sinjya nsinda. Biri kuvugwa ko Shimiye aka kanya ashobora kuba yitabye Imana nibyo koko? Nta telefone ngira nta makuru ye mfite. Umugabo wa aka kanya ni umugabo wanjye bambwiye yuko ngo yigemuye ku murenge akamujyana polisi yaramujyana. Aka kanya ni iki kintu usabira umugabo wawe inzego niziramuka zigiye kumuburanisha? Uramusabira imbabazi, uramusabira guhanwa, bimeze bite? Bamufunge burundu, yaramutemaguye ararenza kandi nanone umugabo wanjye yavuze ko azatema. Uyu mugabo wawe gusebwa gufungwa burundu? Impamvu angeze imihoro inshuro 6. Angeze no ku murenge bawujyanye y'umuhoro. Mbangerageje kubona ifoto y'uburyo Nshimiwe yatemwa zira ubusa. Ashobora kuzaza afite umujinya akatujyamo twese akadutema kuri akaturangiza. Ufite ubwoba ko nawe aramutse agarutse yazakwica? Ntabwo yansigaza. Wihanga. Ntabwo yansigaza umwana yapfuye azira ubusa. Icyo gihe muri izo shure 6 zose yagerageje kuba yakugera umuhoro ari na rimwe yigeze yagukozaho? Yarazaga abana bakajya gukingura akajya guhiha ubwatsi bati azanye umuhoro. Ababwira ati nimutuze hari igihe wenda agiye no gutema umutumba nimutuze ko atigeze adutema murahunga iki. Umugabo akavuga ati murabizi nimubyuke twamufashe rekode. Uriya mukobwa afite telefone arayizana yebahe mwumva ukuntu yatubwiye. Ufite rekode y'umugabo wawe? Uriya mukobwa niwe ugira telefone uko atubwira ati nimubyuke tukabyuka ukabona umuhoro arawufite. Ubwo nuko ubyuka umwe acaho undi acaho kuko yabaga yanyoye inzoga ntiyamenyaga ahunyuze. Icyatuma mvuga nti nagaruka azadutema turangize. Yasigaraga ubushize tujya guhunga umuhoro bwa nyuma na nyuma yasigaye arwana n'uno mukobwa mukuru ashaka kumutema pe amutesha uruhinja ashaka kumutemesha. Yashatse kumutema n'uruhinja rwe? Yashatse kumutema umuruhinja rwari ruryamye. Babonye azanye umuhoro barambwa ati mabyuka noneho byakaze. Papa ko atajya gataha kare kure bari kuwa kabiri akaba atashye kandi acyuye umuhoro. Aradusiga amahoro. Ati wababyuka nti nimutuze ntacyo dutwara. Atari koma ati kuvuga ngo agiye gutema umutumba akabagarutse nta wazanye wabyutse. Ijambo yavuze yaravuze ati nimubyuke. Nyoko arya ibyo yakoze mu myaka 25 byose birangize none aha ngaha. Abana bati wabyuka ko wumva byakaze. Arivuze ndabyuka ndicara ndasohoka njya hanze mbona arawufite. Naramubwiye ati ariko ko niriwe mpinga ko ntakijya mu isoko ugiye kuntema mpinguye. Ugiye kuntema niriwe nahirira inkuranziza iki. Mvuze gutyo Ivete ahita avuga ati ariko uraturembeje guhora utubyutsa mu buriri tuziza ubusa. Ubu ibyo mama yakoze mu myaka 25 byose arabirya muri iri joro birangize. Uwo munyeshuri wanjye ukigara avuga ati ma uci nyuma yanjye dore yanasinze. Umwana muci nyuma
Ivete arakomeza yegera ise we yaravuze atunyica ariko we kwica mama arakomeza aramwegera na telefone yayifite nci nyuma ya wa mukobwa mutoya akingura ku irembo mba nirukanse nateye induru abarahuruye barawumusangana murumuna we habyara umwase wabo niwe waje amukiza uwo mukobwa barimo kugundagura nashaka kumutema afata umuhoro yaraje aravuga ati Maria n'abana be mureba ahantu mubanyuza n'ubafite isitima bashakisha mu bishyimbo ngo abarangize niyo mpamvu mvuga nti umunsi azafungurwa azaturangiza ibintu yakoreye nshimiye ntago nzatega umusaya mubonye ngo nanjye abikore. Ufite ubwoba ko umugabo wawe ashobora kuzagaruka akaba yakugirira nabi, ni iki kintu wisabira inzego z'ubuyobozi, inzego z'umutekano uri kwishinganisha? Ikintu mbasaba n'ubundi kuko bari bampaye papuro ujya mu rukiko ngo dutandukane, nje n'abana banjye twaje kwacu tugatandukana neza, nta gutemye wundi, nta uvushije amaraso undi, kuko sinjye byawe bibaye ubwa mbere byo gutandukana. Arambeshyera ntago ndi umusambanya arambeshyera. Mama reka tugushimira kandi tukubwire ngo komeza kwihangana kandi ukomere. Murakoze. Mama tugusanze ahangaha ikavumu, ariko nanone aha duhagaze niho bivugwa ko umwana wawe w'umuhungu ariho yatemewe. Byagenze gute kugira ngo umwana wawe aze kuva mu isantere y'iwanyu ariko aze kwisanga? Nabanaga nawe. Ngewe nashakanye na se. Ise tuza gutandukana ndashakira ahandi. Ariko abana nkabasura nabo bakansura. No ku cyumweru twari turi kumwe. Ngiye kumva kuwa kangahe kuwa kabiri nakwejo kuwa kangahe numva ayo makuru aravuzwe ngo yapfuye. Ngewe birantungura cyane. Yapfuye ati. Urumva. Ngerageza guhamagara uriya mudamu kuko numvaga ngo niho yabaga, nacishamo telefone bikanga. Ngeze aho ndiyakira. Bari se hashika i Kigali. Aka kanya ameze gute? Ameze gute? Ngiye ntago bambujije kugerayo. Kubera iki bwo? Bambujije kugerayo bitewe nuko nkunda kurwara umutima ngo nindorere kugerayo. Umurwajije yarambwiye ati uhageze ukamubona waturushya nawe. Wabyakiriye gute kumva ngo umwana wawe yatemwe ariko nanone abandi bakakubwira ko ashobora kuba yapfuye? Urumva ni inkuru ziri kugenda ziza zicicikana mu matwi yawe zitandukanye. Nta kindi nari kurenzaho, nahise niyakira rwose neza kugira ngo noherohereze ubuzima bwanjye, umutima wanjye wo kubyina. Aka kanya ni iki kintu usaba inzego z'ubuyobozi? Inzego z'ubuyobozi ndazisaba kugira ngo bakurikirane uwo mugabo wakoze ayo marorerwa. Nta kindi ndimo gusaba. Nta kindi rwose ndimo gusaba, niba mukurikirane. Ukigera ahangaha ukabona amaraso y'umwana wawe wabyaye, umerewe utaka kanya? Mu mubiri wanjye se ndiyakira cyane. Kuko ntiyakiye no kwa muganga bantoza kwiyakira bitewe n'imiti bampa. Ntiyakiye byandushye. Yego. Umuntu wagutemeye umwana aka kanya aramutse aje akaba yagusaba imbabazi, wazimuha? Wagira ute? Ubibonye. Gende mwo kubibona kuri telefone. Ntazo namuha. Yabaye igisese cye, yari umusore w'imyaka 25. Ntazo namuha niyo wagira ute? Kumva yakorerwa iki? Ukumva yakorerwa iki? Yakorerwa iki? Aramutse adapfuye akabaho. Nuko umufasha mpaka apfuye. Ngo mpaka apfuye, nuko umufasha mpaka apfuye. None se ko yabaye ikimuga yakwimarira iki? Ntacyo yakwimarira. Kumva mutemye we yakorerwa iki? Yakorerwa iki? Ntago namwifuriza gupfa, yamufasha kugeza igihe akiriye. Urumva we wamumuha akamufasha? Yamufasha nyine. None byagenda gute? None se mwifurize ngo nibagende bamujugunye muri gereza agweyo? Urumva icyo bakora ari ukumuzana akagumya agashakisha ariko akagufasha gufasha uwo mwana wawe aramutse abayeho adapfuye. Yego. Reka tuvuge ngo mukomeze kwihangana. Ngewe ndihangana cyane. Yego. Ndihangana. Ariko se nanone nagira ngo uze kumbwira ubanye gute n'umumama wabanaga se? Yego. Nta kibazo. Nta kibazo mfitanye nawe. Uriya mumama nta kibazo? Ntacyo rwose. Yego. Ko ari amakuru avuga ko bashobora kuba barigeze kuza kubasura kuko umwana wanyu yari yarababaniye neza. Mana we ntago aho ngaho yabasuye ntago ari homba. Ngemba ahantu mu kagari ka Gaseke. Reka tugushimire. Ntaribi.